Okay, nonge ndagushimiye cyane umukunzi wa Igihe Sport, reka nizere ko umeze neza cyane. Nguhaye ikazanga kuri KPS Kigali Pele Stadium. Nagiye kubera cyangwa se arimo arabera imikino ya Ferwafa Super Cup 2026. Ni kimwe cya kabiri aho makipe arimo aresurana aka kanya live. Ekipe ya Mukula Victory Sport Erwazil, ekipe yabaye iya kane muri championnat n'umundi mwaka w'imikino ushize. Hanyuma ariko nanone banzo nyerekere kuva kwa n'ikipe ya Rayon Sport yitwa Yego. Nongeye ngwaye ikazo umukunzi wa Igihe Sport, I'm called Kali Keza, ngamerere hanga kuri KPS Kigali Pele Stadium, na harimo harabera imikino ya 2026 Ferwafa Super Cup. Mukula Victory Sport versus Kiyovu Sport, Rwanda Sport Vaza Police Football Club. Ni imikino rero kimwe cya kabiri n'ubundi nkuko mubizi neza cyane. Rero muri aka kanya turi live, harimo haraba match ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma rero ikintu cya mbere nakubwira, hamaze kubonekamo red card ebyiri. Yitwa Super Ghanaian Super Midfielder Joseph Saki akabonye red card direct nyuma y'ikosa yakoreye uwitwa David. Hanyuma kandi kwande gw'ikipe ya Kiyovu Sport nanone yitwa David, umukinnyi ukina kwande rw'imoso yugarira cyangwa se kuri gatatu bakunze kwita Kamoso. Uyu nawe yabonye ikarita y'umutuku, ariko nanone yabonye iyitwa ngo ni second yellow card cyangwa se umuhondo wa kabiri, nayo nyuma yo gukora ikosa birangira ahawe ikarita y'umutuku. Hanyuma rero nibirangira amakipe y'amakinganya, umusifuzi uwitwa Uwikunda Samuel araza kubabwira ko bakina iminota nyongera extra time, ariko nanone by'umwihariko bagahita banakina icyo bita ngo ni penalty shootout, baza bagenda bazitera neza cyane kabisa. Hanyuma mbere yuko nkubwira ngibyo, reka bantu nkubwire abasifuzi b'umukino bagiye kuba bayobora uyu umukino. Ariko icyo nakubwiraga nuko uwitwa Byiringiro David nabonye ikarita y'umutuku. Hanyuma kandi abasifuzi bagiye kubayobora uyu umukino bitwa bande bose, reka gende ubabona. Umukino ugiye gusifurwa kwa n'ikipe ya Sport yitwa Nsabimana Celeste, no musifuzi mpuzamahanga cyane kabisa. Hanyuma umusifuzi wa mbere y'igitambaro uwitwa ngo ni first assistant referee akaba yitwa Mutimana Dore, uyu nguyu nawe kabisa ni mpuzamahanga. Hanyuma yitwa Habumugisha Emmanuel second assistant referee. Hanyuma Kayitaye David no musifuzi wa kane w'umukino, mu gihe match commissioner ari Munyanziza Gervais. Hanyuma kandi match yakwitanya ku isa 12:30 ekipe ya Sport yakira ekipe ya Police Football Club. Hanyuma rero update ziri hagati mu makipe, nimuze gutungurana mubonye ikipe ya Sport igiye gukina uyu mukino idafite abakinnyi bayo bakomeye cyane bashya. Uwitwa Mukono Eldinho Mukono, uyu nguyu nawe ashobora kudakina uyu umukino. Kandi undi mukino none yitwa Ouattara Mohamed, uyu nawe nabwo bimeze neza cyane kabisa. Abandi bakinnyi badahari yitwa Ndikuman Asman Garden, hanyuma undi yitwa Nkundimana Fabio akaba yaragize ibyago nyuma yaho umuvandimwe we apfushije umuntu. Hanyuma icyakabiri nakubwira nuko witwa Twizere Nizeyimana Mubaraka nawe adahari n'ubundi muri rusange. Hanyuma rero ekipe iri ibutsinde uyu mukino, buri kipe irahatana miliyoni 20 zo kugera kuri finale. Rayon Sport nitsina irabiha miliyoni 20, kandi nanone nitsindwa irayitivamo. Polisi nitsindi y'umukino irati igira miliyoni 20, izatana izindi 20 ku mukino wa nyuma uzaba ku cyumweru. Police Football Club yagarutse neza cyane kabisa. Police imeze neza cyane, abakinnyi bagiye batandukanye bayo bose barari, ndetse n'abari bagize imvune Manishimwe Jabos arari, abakinnyi bagiye batandukanye kuva kwa Rukundo Onezime bose barari, kandi biteguye kuba bagenda batana ibintu byose ari amahoro. Hanyuma rero reka nkwereke uko abakinnyi bose bagenda bahagenda cyane kabisa, ariko amwita Gerard banza umunyereke neza cyane kabisa. Uyu nguyu akaba aharimo neza cyane kabisa, ibintu byose muri Rayon Sport byose bikaba bihari neza cyane hamwe na Prime Insurance. Reka nkwereke uko abakipe agiye kuba aha ubundi yahageze.
Okay, nongeye kugushimira cyane kabisa, reka nongere nizere ko umeze neza cyane. Ibintu byose ni amahoro neza cyane kabisa. Abakinnyi bose bahageze neza cyane kabisa. Bose bahageze. Hanyuma rero reka duhere kuri team manager bamwita Mujyanama Fidel, yamaze kuba asohoka neza cyane kabisa, bamwita Eldinho mukono. Derife essence yarashize asigaye agera imodoka y'ikipe. Hanyuma rero reka ngende mbakwereka bose, dore ngaba neza cyane kabisa. Hanyuma bamwita Boris Beno, legend ya sesekaye neza cyane kabisa, Junior Kameni. Amai wasiri team live bimeze bite? Oho. Hanyuma rero neza cyane kabisa, reka genda bose ubabonamo neza cyane. Hanyuma yitwa Charles Chaplao, yamaze kuba sesekaye neza cyane, mumwakira mwita Atiso Kojo. Hanyuma Dr. Claude mwakire Fabrice Nshimimana, mumwakire neza cyane yitwa Nisingizwe Christian, mumwakire Iradukunda Elitatu, mumwakire video analyst Patrice. Hanyuma kandi mugenda mubakira bose neza cyane kabisa, mwakire mwita areshya metero 1 cm 92 yitwa Mugisha Yves, mumwakire neza cyane kabisa, Union Dade Jingale Ibrahim. Hanyuma Ishimaganijuru eke Marcelo Issa Jigwiba, yasesekaye neza cyane kabisa, Moza Daniel. Hanyuma team captain mwenye kikwembe wamonye. Hanyuma nguru neza cyane kabisa, Muderi Akbal. Hanyuma mwakire Maestro. Hanyuma dere nguyu Maestro nawe Tambwe Glory Ngongo, Tony Kitoga. Hanyuma mwita Maestro Didier. Hanyuma abandi bakinnyi ngiye kuba nkubwira, ndagenda nkubwira n'amakuru yabo yose uko bigiye bimeze. Hanyuma yitwa Moise Sanjablaya, ariko akaba banjirijwe n'uwitwa Umukiza Obed. Hanyuma mwakire Moise Sanjablaya, ntago ari bukine game no munsi the Batman, nguyu wamonye neza cyane kabisa. Mumwakire yitwa Eldinho mukono, uyu nawe ntago ari bukine. Munamwakire Mohamed Ouattara, nawe ntabwo ari bugaragare muri ino match y'uno munsi neza cyane kabisa. Ibintu byose na Imana iduhane umugisha. Abakunzi ba Igihe Sport, nongeye kubaha ikazanga kuri KPS bayita Police Football Club. Abakinnyi bayo bose barari, kuva kuri Burundian super goalkeeper Lukundo Onedzime arahari. Mumwakire official photographer, w'ikipe ya Polisi, akaba yarasimbuye Eric. N'uyu niwe rero official photographer y'ikipe ya Police Football Club. Hanyuma rero neza cyane kabisa, bayita Polisi yamaze kuba ihasesekara neza cyane kabisa, bamaze kuba bagera. Ndabonamo abarimo ba David Chimezi, ndabonamo abarimo Kwitonda Alebaka, ndabonamo Eric Nsayimana Zidane, ndabonamo abakinnyi bagiye batandukanye bose barari. Tunashimira cyane kabisa Disimasi kwa mwikipe ya Police Football Club, ashinzwe ibikorwa byinshi cyane byo bitandukanye, harimo n'ibyo bita TMS, kwandikisha abakinnyi. Hanyuma rero icyo mbabaza, ninde ugiye kuba usohokamo ku nshuro ya mbere kuri Ferwafa Super Cup? Ninde ugiye kuba usohokamo neza cyane kabisa? Bamwita Dr. akaba ari wa mbere usohotse neza cyane kabisa. Hanyuma ati mwanze musohokemo, bamwita Eze, akaba amaze kuba asesekana cyane kabisa, wamonye neza cyane. Hanyuma bakabongeye basubiyemo, hari ubutumwa buke cyane bagiye kubaha, bakahereza amabaji, babahereza amabaji mbere uko basohoka, kugira ngo ibintu byose bari amahoro cyane. Ubwo rero uko gahunda zose ziba zimeze, urasabwa gusohoka wambaye badge. Dismasi arimo aragenda zibahereza babwira ati
ngufata baja unusoke gikomando uze utwiki ikipe yitwa Murera. Bamwita Eric Nsayimana Zidane arakubwira ati uwe n'umuntu witwa Niyo Promax aka Christophe Bukuru. Bamwita Niyo Promax, iryo zina murifate, akari Bukuru Christophe aka Niyo Promax. Hanyuma rero official photographer y'ikipe ya polisi, kamanze menye izina rye neza cyane kabisa. Bamwita Fabrice rero akaba ari we photographe w'ikipe ya Police Football Club. Ahantu heza cyane bazo kwihagarira nahanga kugira ngo uce bugufi nanjye ibintu by'amakaba. Bamwita Eze. Hanyuma rero mugende mwakira ngaho nimuvuga abakinnyi wa kabiri. Hanyuma bamwita Gakwaya Leonard arahari, bamwita Okoliye, bamwita Byishimo Varwa araharimo neza cyane kabisa. Hanyuma rero mugende mwakira Maestro akaba ari amazina ye bamwita David Chimeze arahari neza cyane kabisa. Tugenda dusaba abantu kugenda bavuga amazina y'abakinnyi ba polisi bamwe na bamwe. Hanyuma rero mwakire arahari ameze neza cyane kabisa, n'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane. Bamwita umu legend. Hanyuma bamwita Jean de Dieu udahemuka, bamwita Ndizeye wa Samuel. Hanyuma rero mugende mubakina abandi bakinnyi kugira ngo ugende babona. Muhungu wanjye nawe aba yasesekaye cyane, bamwita Christian nawe arari. Rukundo Onezime Burundian super goalkeeper. Hanyuma nguyu ni umunyarwanda kabisa, mwita Niyongira Patience. Hanyuma rero reka twakire n'Oswa twageze mu biyanyanswa yitwa Nzotanga, ariko ntabwo ari bukiri iyi game y'uno munsi nubwo yaza. Bamwita Pichu n'umurastaman Manishimwe Jabos Jabero ambaye neza pepe. Nsabimana Eric wa Zidane akazi chapa lebo. Hanyuma rero ngwino cyane kabisa kwitonda Ale Baka. Hanyuma rero ngira ngo nuko gahunda zose zimeze, abwo abandi bantu bose bakaba basohotsemo neza cyane kabisa. Hakabasigaye Dismas nawe yasohotse wamonye. Ibintu byose rero ni amahoro, Imana ikomeze kugenda ibaha amahoro n'amafaranga. Reka twerekeze kuri Murera y'Abanyarwanda igiye kuba ihasesekaye cyane hamwe na Prime Insurance tuba tuhabanye hanga.